Igitondo cyiza bene data, turabashuje kandi tubifurije kugubwa neza mwese abakurikirana iyi channel SDARM, channel y'abadivantiste umunsi wa karindwi bavugurura mu Rwanda. Uwiteka bamugisha cyane. Twongeye kuramukana na bene data, twicaranye hano muri studio, reka tubahe akanya babasuhuze, ariko mbere yuko babasuhuza amazina yanjye nitwa Ukugize Jean Pierre. Turamenyeranye muri ibi byigisho, Uwiteka bamugisha cyane. Reka rero dusabe mwene data wicaye hano iburyo nawe abasuhuze kandi anabibwire. Nanjye nitwa Aimable Nshimiyimana, Uwiteka Imana ikamugisha. Murakoze cyane, reka twumve na mwene data ibumoso abasuhuze kandi anabibwire nawe. Nitwa Sharire Nkundibiza, ndabasuhuje. Mwaramutse amahoro se ariko? Turaho. Meze neza? Turakomeye bose. Yego. Nizere ko mumeze neza kandi n'abadukurikiye twizere ko bameze neza, kandi n'ufite ikibazo yihangane. Uwiteka ari ku ngoma kandi byose biberaho kutwigisha. Murakoze cyane, reka twongere tujye mbere mu ngingo y'uyu munsi. Muri cya cyigisho kitubwira ngo nanjye singuciriyeho iteka. Ni muri bya byigisho abageze kuri iyi cano bwa mbere turi kwiga ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Ni ibyigisho bidufasha kwiga Bibiliya tukayimenya, tukamenya byinshi muri yo, cyane cyane imibereho Yesu yagiranye n'intumwa ze. Rero ingingo y'uyu munsi iratubwira ngo ishusho nyakuri y'icyari kibyihishe inyuma yaragaragaye. Ibyo byari inyuma ni ibihe? Ese mwene data Aimable, ingingo twize ejo ntiwayicamo mu ncamake kugira ngo abadukurikiranye babyumve, bumve ibyo tugiye gucumbura? Urakoze cyane. Ingingo twize ejo ari ingingo nziza cyane, yavugaga umutego Yesu yatezwe, twabonye n'uburyo Yesu yawutsinze. Iryo banga rwose natwe twasabye Imana kugira dushoboze ribi ryacu. Ikindi kandi twabonye natwe uburyo muri iki gihe dutegwa imitego yaba iya Satani ndetse n'iy'abantu, kandi turashimira Imana cyane yuko yatweretse uburyo duhura n'akaga, inatwereka inzira twabasha kuba twakarokokamo. Yego, urakoze cyane. Aha, reka tujye mbere rero twumve ishusho nyakuri y'icyari kibyihishe inyuma. Ubwo ni muri uwo mutego Yesu yari yatezwe. Aha, noneho reka twumve kuri B. Mbese Yesu yakiriye ate ikinyoma cy'abafarisayo? Hariya hirya twabonye ko babizanye ariko biri mu mutego w'ikinyoma, bari bamuteze mu buryo bubiri, niko twabibonye ejo. Noneho reka dusabe mwene data Sharire adusomere muri Yohana igice cya 8 umurongo wa 6 ahaheruka. Yohana igice cya 8 ku murongo wa 6 ariko ahaheruka handitse ngo, ariko Yesu arunama yandikisha urutoki hasi. Ubwo baramubajije, mbese Yesu yakiriye ate ikinyoma cy'abafarisayo? Ubwo baramaze kumubwira, we arabihorera yandika hasi. Yarabihoreye arunama yandika hasi. Si byo yandikaga ni ibikira. Ariko reka tujye hepfo turaza kubyumva. Reka tujye kuri B. Ni gute Yesu yagaragaje ko abamushinjaga ubwabo batari kuba nta cyaha bafite, kandi se ni iki bakoze nyuma yaho? Dukomereza wa murongo wa 7, dusomera umurongo wa 7 w'icyo gice ugeze ku wa 9. Yohana igice cya 8 ku murongo wa 7 turasoma umurongo wa 8 n'uwa 9. Handitse ngo, bakomeje kumubaza, arunama arababwira ati, muri mwe udafite icyaha aba ari ubanza kumutera ibuye. Yongera kunama yandika hasi. Nabo ngo babibone batyo, ibyaha byabo birabarega, basohoka urusorongo, uhereye ku basaza kugeza ku bakecuru, kugeza kuheruka. Hasigara Yesu wenyine na wa mugore wari uhagaze hagati. Akoze cyane. Reka dusabe mwene data, tucyumva neza aya magambo, dusabe mwene data Aimable adusomere iyi subi ibanza, twumve ishusho yari aho hantu. Hari ishusho iteye ubwoba. Aimable, soma kugira ngo abadukurikiranye babyumve. munsi ya B. Munsi ya A. Munsi ya A. Soma munsi ya A. Kadusome iyo nusura ibanza.
ubwo nanjye akanyunganizi gato nshaka guto ntangaho ngahita mboneraho. yego Yesu yamaze umwanya yitegereza ibyo, wa mugore yahindaga umushyitsi afite ikimwaro, abategetsi b'Abayuda bari bafite uburakari kandi butarangwamo impuhwe na mba za kimuntu. Umutima wa Kristo utagira ikizinga wababajwe n'ibyo yabonaga. Yesu yari azi neza impamvu bamuzanye muri urwo rubanza. Yasomaga ari mu mitima yabo kandi yari azi imico n'amateka bya buri muntu wari aho ngaho. Abafarisayo bitaga abarenzi b'ubutabera nibo ubwabo bagushije uyu mugore mu cyaha kugira ngo babone uko batega Yesu umutego. akoze cyane. Urumva uruvangavange rw'ibintu byari aho, bo bagiye bafasha umuntu baramwangiza bamugusha mu cyaha, ariko burya bari bamuzi uriya mudamu, babikoze babishaka, bari banamuzi. Ni nk'uko bakubwira bati wenda umujura uri hano muri karitsiye ni uwuhe kandi uhatuye, waba uzi abo bavugaho ubujura. Nubwo waba utaramufashe ariko abo bavugaho ubujura waba ubazi, wagenda ukamwereka. Aha ngaha nta no gukekeranya guhari, nanyuganye ushaka gutanga aha ngaha. Hano iyi nteruro ngo abafarisayo biyitaga abarinzi b'ubutabera nibo ubwabo bagushije uyu mugore mu cyaha kugira ngo babone uko batega Yesu umutego. Murumva ko bamugushije mu cyaha yari muri bo. Yego. None ni ubuhe? Mwifuzwe byose paje 536 aravuga ngo Simoni yari yaragushije mu cyaha uwo mugore yaregaga kandi yarareganyije Mariya mu buryo bukomeye. Akoze cyane. Namwumvise amugushijemo nawe yarari muri abo, nawe yarari muri abo. Ariko Simoni se bari bamufatanye uyu munsi ahari, kuko nyine muri bo bari bazi bakoze icyaha cy'ubusambanyi. kuko urumva Mariya ntabwo bamufashe wenyine, none umugabo ari hehe? Uwo mugabo rero bafashe asambana. Mwifuzwe byose paje 536 herekana ko ari Simoni. ariko se niba bari bamufatanye. Aha ngaha reka dukurikirane neza iyi ntego bari bafite. Ntabwo bamenya niba baramufashije mu busambanyi muri iryo joro, ariko nk'uko abantu tugaragaza neza yuko uwamugushije muri icyo cyaha ari Simoni. Ubwo bivuze ko kuko yari asanzwe ari indaya kandi babizi, niyo bamufata bati wowe urasambana ngwino tujye kuguhana, ari kubyemera kuko n'ubundi yari asanzwe azi ko ari umunyacyaha. ariko urabona banditse ngo baravuze ngo uyu mugore, bo baravuga ngo uyu mugore, ni ku murongo wa 4, uyu mugore bamufasha asambana, babyikuyeho ko atari bo bamufashe, ati turamuzanye bamufashe asambana. Bivuze ko ntibifuzaga ko no kugaragara ko aribo bamufashe, yarabaga bareba bose. Reka twumve icyakurikiyeho kuri bo, ku isubi ya B. Reka twongere dusabe mwene data adusomere amagambo munsi ya B, twumve bariya abantu baje n'icyahise kigaragara kuri bo igihe Yesu yandikaga hasi akabihorera, arangiza aravuga ngo utarakora icyaha nabanze ari wo mutera iki ibuye. Bo bakoze iki? Habonetse umukiranutsi wo kumutera. Dusomere hasi twumve kuri munsi ya B. Abaregaga umugore bari batsinzwe, ikanzu yabo ubutungane biyitiriraga yari bacikiyeho. Bahagaze imbere y'ufite ubutungane butagerwa, bahamwe n'icyaha kandi baciriyeho iteka. Bahindishijwe umushyitsi n'uko hamwe n'icyaha kandi baciriyeho iteka. Bahindishijwe umushyitsi n'uko ibyaha byabo bishobora kugaragarira imbere y'imbaga y'abantu yari aho, maze bava aho ngaho urusorongo bubitse imitwe wa mugore bashaka kwica, bamusigira umukiza w'umunyamura. Urumva ko baratsinzwe, barangije baragenda, batinya ko ibyaha byabo byamenyekanira mu mbaga y'abantu. Aha abadukurikiye kandi natwe ubwacu tubyumve, burya ntukihutire gushinja umuntu w'umunyacyaha ngo ni uko wamufatiye mu ikosa, kuko hari igihe ari we wagaragaye, ariko nawe burya uba ufite ibiri imbere mu mutima, cyangwa se ibyo wakoze ejo cyangwa ibyo waraye ukora wowe utafashwe ariko by'ibyaha nawe, ku buryo uwashyira ibyawe ahagaragara nawe wakorwa n'isoni nk'uko uwo yakozwe n'isoni. Rero hano reka twumve kuri se, hari ikibazo kibaza ngo ni muri rusange ni irihe somo twese twakagombye kwigira ku magambo Yesu yabwiye abaregaga wa mugore? Hari isomo tugomba kuyigira. Reka dusabisha dusomere muri Luka igice cya 6 umurongo wa 42.
Luka igice cya 6 ku murongo wa 42 handitse ngo wabasha ute kubwira mwene so uti mwene data henga gutokora agatotsi kari mu jisho ryawe nawe nturebe umugogo uri mu ryawe wandyarya we banza wikuremo umugogo uri mu jisho ryawe aba ariho ubona uko utokora agatotsi kari mu jisho rya mwene so. Urakoze cyane. Ibi bintu reka dufate akanya gato dusoma amagambo ari hepfo dusabe Aimable yadusomere kuko arumvikanisha neza twebwe uko dukwiriye kwifata. Buriya bene data mudukurikiye, reka tubasabe kugira ngo dutekereze neza natwe uko dukwiriye kwifata igihe tubonye umunyabyaha wakoze ibyaha karubanda. Ese dukwiriye kumuciraho iteka, dukwiriye kumuvuma? Cyane cyane rero hano abantu bakunda kuba bari imbere nk'abayobozi n'abandi bantu, iyo baguye mu makosa abantu turababona cyane kubera ko baba barahirengeye. Ariko igihe tubonye ibyo ngibyo dukwiriye kwifata dute? Dukwiriye gutekereza iki? Reka dusabe Aimable adusomere amagambo ari hepfo. Amagambo ari hepfo ubwo nigaganyikije ikintu gikomeye cyane atacyongera kugira ngo basubize ijambo. Hari abantu bavubuka mu cyifuzo cyabo cyo kuvugurura ibintu kuri bo bigaragara ko ari amakosa. Bibwira ko abaye ari bo bagombye kuba baratorewe mu mwanya w'abantu bakoze ayo makosa. Ntibaha agaciro ibyo abo bakozi bakoze mu gihe abandi bareberaga gusa kandi bakanenga. Ku bikorwa byabo baravuga bati nshobora gukora ibintu bikomeye, nshobora gukora umurimo ukagera ku ntsinzi. Ku bantu batekereza ko bazi neza cyane uko bakwirinda amakosa, nahawe amabwiriza yo kuba babwira nti ntimugacire abandi urubanza mu mitima yanyu kugira ngo namwe mutazarucira. Muri Matayo 7. Ushobora kwirinda amakosa ku ngingo zimwe na zimwe, ariko ku bindi bintu ushobora gukora amakosa akomeye bikaba bigoye cyane kuyakosora kandi bikaba byatera urujijo mu murimo. Ayo makosa ashobora kurushaho kwangiza kuruta ayo abavandimwe bawe bakoze. Ni mu bihamya by'itoro volume ya 7. Urakoze cyane. Mbere noneho yuko wunganira, reka duhe akanya Sharire wasomye yumva noneho turaza kukugarukaho kugira ngo aka kantu tukumvikanishe rwose dusoze iyi ngingo ariko iki kintu cyumvikanye. Murakoze cyane. Jewe icyo numvisemo, hari abantu birengagiza ko nabo bagira intege nke, babona bagenzi babo bagaragaweho n'ikosa, bagafata umwanya uhagije wo kubaciraho iteka. Ariko umwanditsi yanditse ngo wowe kiriya kintu umuntu yakoze, kiriya wabonye, kiriya urimo uravuga, reka twemere ko wowe utagikoze, ahubwo utanagikora cyangwa se kw'iyo ngingo uri umwere. Ariko ngo hari ikindi nawe ushobora gukora nubwo kitazwi, nubwo kitaramenyekana, ariko kimenyekanye, icyo ingaruka cyatera cyaruta cyane icyo urimo guciraho iteka. Dukwiriye kwitonda rero. Reka twumve inyunganizi yasha ngo Sharire yarazi ibyo ngiye kuvuga. Icyo nshaka guhita nshimangira ku cyo Sharire amaze kuvuga ni ukugira ngo tubwire abantu yuko nyine ibintu byanditse. Hamwe y'itoro volume ya 5 paje 35 baravuga ngo uko kunegura abandi tukumva ntacyo bitwaye ni kamere ya Satani. Umuntu ashobora kuba adafite intege nke abona kuri mwene se, indwara nyinshi mubonaho ukaba ntazifite, nyamara mu gihe kimwe akaba ashobora kuba afite inenge zirushijeho kuba mbi cyane mu maso y'Imana. Ushobora kubona mwene se akoze ikosa runaka ukamugarira kumuciraho iteka umunenga, ariko nawe ufite inenge mbi Imana yanga cyane. Rero dukwiriye kuzirikana neza yuko mu gihe mwene se afite agatotsi mu jisho rye, wowe ushobora kuba ufite umugogo ukubye inshuro nyinshi cyane ako gatotsi afite. Akoze cyane. Reka dusoze iyi ngingo ariko tubwire abantu natwe twese twibwira, ngewe icyo mbonye hano, ntukajore abayobozi mu makosa yabo. Barayakora kuko burya nta muntu udakosa, ariko igihe ubona umuntu akosa, ririya kosa ntukarijore cyane kuko wowe hari igihe wagushyira muri uwo mwanya, wakora ikintu kibi gikubye inshuro nyinshi icya wa wundi. Rero icyigisho tugomba gukura hano,
dukwiriye kuhakura ko tudakwiriye kujora cyane cyane abahagaze mu nshingano zabo, kuko burya biba ari amakosa kujora abayobozi nkurikije uko tubyize hano. Ishusho nyakuri y'icyari kibyihishe inyuma rero yagaragaye hano Yesu baramugerageje ariko agerageza kubihorera, ahubwo abereka amakosa yabo mu buryo bw'inyandiko no mu buryo bwo gutuza no mu buryo bwo kubakebura. Noneho udafite icyaha ntaba ari bugenza ute, ntaba ari bumutera ibuye. Rero barisuzumye barebye n'izo nyandiko babona ni abanyamakosa kuruta wa wundi, barangije barifura batinya ko amakosa yabo nabo yajya ahagaragara. Uwiteka abaha umugisha rero abadukurikiranye, kandi reka tubashimire uburyo mudukurikirana umunsi ku wundi, ariko tunashimire n'aba bene data badufashije muri studio. Mwese Uwiteka bahire, murakoze cyane. Ibyigisho byacu nakagaruka, Imana ibaha umugisha. Amen.